Tubaye ikaze mwe mukomeje kugenda mudukurikira abantu mukurikirana Fisherman, abakunzi ba Fisherman, reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe. Nk'ibisanzwe rero tuba tuje tubazaniye amakuru agiye atandukanye. Ahangaha tugiye kwinjirana n'amakuru avugwa ku muhanzi Theo bose babireba. Ese Theo amakuru amuvugwaho n'ameze ate? Ese Theo ubundi yaba aherereye hehe muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi? Nihe Theo yaba ari kubarizwa? Reka ndaje tubive imuzi. Turi ku itariki ya 28 z'ukwa 12 ni mu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri kumva ko umwaka turi kugenda tuwutera ishoti cyangwa se umwaka uri kugenda urangira. Amakuru avuga kuri Theo bose babireba ni umuhanzi w'umunyarwanda cyangwa se umuhanzi ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aho niho Theo yavukiye. Theo bose babireba rero ubu tuvugana arishimira ko yaba agiye kuzuza abasubscribe ibihumbi ijana. Abasubscribe ibihumbi ijana ari kugenda avuga ati nyaboneka haraburaho gakeya, mukomeze mukande subscribe kuri channel ye bayita bose babireba. Theo bose babireba official niyo channel ya Theo ushobora kubona iriho n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse na za ndirimbo mwakunze muri benshi cyane. Theo rero akomeje kugenda yishimira uburyo Noheli yagenzemo cyangwa se Merry Christmas uko byagenze, avuga ati abantu banje mwarakoze kubana nanjye cyangwa se kwifatanya nanjye muri iyi Noheli kugira ngo ize kugenda neza. Ariko hari akantu yongeyeho, aravuga ati abantu Noheli itagenze neza harimo n'ababa barabuze ibyo kurya kuri Noheli, mukomeze kwihangana. Ahita asobanura uburyo ki Theo ari umuntu umwe mu bariye icyo bita ikiremve cyangwa se ibiremve. Ibiremve rero ni twavuga ngo na amatezanyo cyangwa se amaraso y'inka, kumwe babaga inka cyangwa se bica itungo bakareka amaraso. Ibyo Theo yavuze ko hari ubuzima bubi yaciyemo bijaniranye n'amateka ya Theo. Aravuga ati kuri Noheli umubyeyi wanjye cyangwa se mama wanjye yabaga yabuze uburyo, agahitamo kwigira inama yo kujya kugura ikiremve, akaba aricyo twirirwa kuri Noheli. Atariko ndihanganisha abantu kuri Noheli babuze ibyo kurya. Akomeza kugenda yishimira Noheli uko yagenze, akavuga ati ubu muri Noheli nariye ibyo nshaka cyangwa se ibyifuzo byanjye byose byagezweho kuri Noheli, kubera ko nta kintu na kimwe nigeze nifuza. Yes, Theo bose babireba agakomeza agenda avuga ati uyu mwaka niho namenye ko mfite abakunzi cyangwa se mfite abantu bankunda b'abantu banje, kubera ko uyu mwaka niwo banyigaragarije noneho nyirizina. Buryo ushobora kuba ufite abafana ariko ukagira na ba bantu b'inkoramutima zawe za hafi. Aravuga Theo rero ati ibibazo byose naciyemo mu yindi myaka itandukanye, ariko uyu mwaka niho namenye ko mfite inshuti. Theo agakomeza kugenda avuga ati uyu mwaka rero, uyu mwaka nubwo nabonyemo ibyiza byinshi, ariko uyu mwaka nawo nahuyemo n'ibintu bimbabaje cyane, cyangwa se uyu mwaka madamu wanjye cyangwa se mama w'abana banjye ntabwo yabashije kuba yakwenjoyinga Noheli, kubera ko arwaye bikabije cyangwa se arwaye ku buryo yarari no kongererwa n'umwuka. Bimwe tuvuga ngo umuntu ari kuri bomboni. Aho ngaho rero ntago madamu we byari bimeze neza. Theo yakomeje kugenda avuga ati ntago umuntu uri kuri bomboni wajya kumubwira ngo Merry Christmas, ibyo ntago yabyumva kubera ko we aba afite uburibwe. Ati rero ndashimira abantu bansuye cyangwa se abantu bakomeje kugenda banyihanganisha, ndetse hari n'ababuze uburyo bwo kuba bangeraho bakavuga bati reka twifashishe akanyenyeri, dukande akanyenyeri. Ubwo ni mu buryo bwo kuba bagira icyo bamugezaho. Urukumva rero nawe uri umukunzi wa Theo cyangwa se uri umufana wa Theo,
uri umufana wa Theo ahangaha wagira uwo mutima wo gusura madamu we cyangwa se wabasha kuba wakana n'ako kanyenyeri, birumvikana burya umuhanzi nk'uyu nguyu cyangwa se umuntu wacu nk'uyu nguyu biba ari byiza kugira ngo tumuhore uruhande, tugende tuba twamufasha rimwe na rimwe no mu bibazo aba yagize. Rero Theo bose babireba akavuga ati ndashimira abantu bo mu bihugu bitandukanye bakomeje kugenda banyiyereka ko bandi hafi muri ibi bibazo byo kuba narwaza mama w'abana, ariko agakomeza kugenda avuga ati uyu mwaka nanone niwo mwaka yabuze inshuti ye cyangwa se niwo mwaka yapfishijemo inshuti ye, yari inshuti ye ya hafi yahara mu gihugu cya Uganda. Aravuga ati uyu mwaka rero, uyu mwaka nabonyemo ibyiza byinshi, ariko burya ntaho satani atarasa imyambi usibye mu ijuru. Mu gihe turi mu isi satani aba arwana intambara. Theo akavuga ati byose ariko n'Imana no kwizera, uyu mufasha wanjye ndabizi ko azakira mu bihe biri imbere, ariko dukomeza kugenda tunamusengera Imana ikora imirimo n'ibitangaza ize kuba yamukiza. Yes, Theo akavuga ati rero kuri bonane mfite igitaramo. Ese icyo gitaramo kizaba cyabera hehe bakunzi ba Theo mwese aho muherereye, mwaba muri mu Rwanda cyangwa se abantu baherereye mu bihugu byo hanze? Theo ati kuri bonane mfite igitaramo. Ese icyo gitaramo kizaba cyabera he? Kuri bonane turi kubura iminsi mike cyane. Icyo gitaramo rero ntahandi kizabera, ni ahantu bita Rubare. Rubare rero ni Rubari. Igitaramo kizabera ahantu bita Rubari. Rubari rero ni hara mu gihugu cya Uganda. Abantu muri mu gihugu cya Uganda ndetse n'abanyarwanda ushobora gufata rutemikirere hari ugahita werekeza aho bita Rubari ukajya mu gitaramo cya Theo bose babireba. Akarusho ko muri uyu mwaka ibitaramo bya Theo byo mu Rwanda cyangwa se byabaye bikeya cyane, ariko Theo hariya muri Uganda ibitaramo yakozemo byari byinshi cyane. Theo rero akaza kuba yavuga ati yakoze ibitaramo bibiri hariya mu gihugu cya Uganda, ni ibitaramo byari bimeze neza, ndetse ibitaramo bibiri yabikoze icyarimwe, byose byitabirwa neza. Akavuga ati Imana hariya yaranyiyeretse kubera ko yankoreye imirimo n'ibitangaza. Abantu baritabiriye, baba abanyarwanda baba abo mu bihugu byo hanze bandi bagiye hara mu gihugu cya Uganda kuza kuba bashigikira Theo bose babireba mu gitaramo. Yes, ibitaramo rero byo muri ibindi bitaramo Theo yitabiriye hara mu gihugu cya Uganda ni ibitaramo bitegurwa n'icyo bise Power Talent. Ibitaramo bitegurwa na Power Talent hara muri Uganda, nibyo Theo nabyo yitabiriye, ndetse ibyo bitaramo biba ari byo kuzenguruka igihugu cyangwa se kugenda bazenguruka mu duce tumwe n'utundi bahakorera ibitaramo. Urukumva niwe muhanzi nyine bifashishije cyangwa se niwe muhanzi wagiye ataramira abakunzi b'ibi bitaramo. Ibitaramo bigenda bizenguruka ahantu hose. Theo rero ati uyu mwaka nubwo wakomeje kuzamo n'ibizazane, ariko hajemo n'ibintu byiza, kubera ko burya iyo n'agafaranga kari kugira utya kakaza kuba kaboneka cyangwa se ibitaramo bikaboneka, biba ari ikintu cyiza cyane ku bantu bakora iyi industry cyangwa se muri iki gisata cya gospel Theo abarizwamo. Ariko hari amakuru menshi aba yari yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, ariko bikarangira ari iby'amagambo biri aho ngaho. Theo rero ameze neza. Reka tubabwire ngo Theo afite n'ibiganiro atanga kuri channel ye. N'ibiganiro navuga ko ari ubuhamya bwe, ariko bukuriye mu masizo cyangwa se bugiye buragira volume runaka, kubera ko ubu ngubu ibiganiro bye bigeze kuri volume ya 3.
cyangwa se ni episode ya gatatu ku basanzwe babyumva gutyo. Rero ibi bitaramo bya Theo, ibi biganiro bya Theo nta handi biboneka usibye kuri channel ya Theo Bose Babireba official, niho ibi biganiro bikomeje kugenda biboneka. Weho ukeneye kugenda umenya byinshi bitandukanye ku buhamya bwa Theo, ushobora guca kuri YouTube channel ye ukaza kuba wareba uko gahunda ziba zimeze. Reka tubabwire ngo weekend nziza kuri mwebwe, mukomeze kugenda muryoherwa. Abantu mwese mwagiye gusenga uyu munsi, turi ku sabato cyangwa se babivuga ngo ni ku cyumweru, ni ku munsi wa karindwi w'isabato, niko babivuga. Abantu mwese mwagiye mu isabato, reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kugenda mugubwa neza, kandi uyu mwaka uzakomeze kubabera amahirwe. Nyaboneka ntucikwe no gukora subscribe, unadusharinge kugira ngo dukomeze kugenda tuzamuka, kugira ngo n'amakuru aje akomeza kugenda abageraho ari menshi cyane. Ibihe byiza kuri mwebwe.